uyu munsi aho nabonye amakuru ko ngo za Sarambwe mama 23 ngo yagabweho igitero nzibira ngo cyo hasi no mu kirere bari mu ntambara ku ruhande rwa M23 FARDC ntibihakana ibyo Sylvain Ekenge general uvugira FARDC avuga ko ngo ari ukwanga ko ngo umuntu agukubita kwitama ngo muhe nirindi icyo gihe ntabwo defense ivuga ngo wicara ahantu hamwe ushobora gukora movement yo kugira ngo wiprotege kurushaho niba hari kiraro wo guteranyuraho niba arakavuga ko indege wagira ukagafata niba hari defense kurasiraho imbunda ziremereye cyangwa kandi gasozi kakuzonga wagafata umwe yabamaze kwiruhutsa nka M23 mu mezi abiri ishize ipasingishije ama division y'abiri ingabo bamaze kugera kuri byinshi leta nta bushake igaragaza nta none amenye n'abandi M23 ibufite bwinshi buhagije ubwo rero bashaka kurwana M23 yungutse byinshi muri aka gahenge kurusha leta kuko leta nta kigaragaza yungutse leta niba Blackwater inundi rifite abo bari muri Ajemira n'abacanshuro ku bandi baba Colombia bari yazanye donc abazanendo niba abandi leta ya Kinshasa yari igiye kungukira cyane mu kuntu ikwega kweza Amerika kuri diri y'amabuye ariko kuntu yaje kurangara gato cyangwa Amerika kuntu yaje kuba abahanga y'abanyamerika nta gupfa kubashuka kuko ubona nka leta ya Kinshasa rero kirisa Amerika ati mu bankubitire mutwara ibyo mutwara ariko Amerika iramutse hari akantu yongoreranye na Tshisekedi ati muhumure sha tuzakora cyangwa kariya kuri zanye shyamba Tshisekedi aracyakariho kandi igihe impamvu ngakeka ko kantu ubona ko leta isenya ibiraro ikarasa kunyeshyamba ikica abaturage ariko nta international community ikondana nubundi ibyo turimo nta rukundo rundi rurimo niba leta yakishije aribwo yahisemo kurangiza mu 23 irangishije kwikandisha inzugi z'abanyamerika n'abakatari kuko ntago mbona impamvu Katari iramuhuza yamara ko muhuza ikabirimo gusina amasezerano y'urutavaho y'amabiliyoni y'amadolari na leta ya Kinshasa. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakonzi bacu turabasuje omerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibigano tubagezaho umunsi ku wundi nukuri turabashimiye cyane ndetse mukomeze munakora subscribe dukomeza tugendana mu makuru ndikwe na Marshal n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse uyu munsi tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye. Marshal waramutse neza? Waramutse Sandrine. Bino na amahoro? Nta kibazo kidasanzwe tune bisanzwe. Ahandi se ahandi heheze ko mbona ukwezi kuri kugenda kurangira umwaka happy new year habaye wa mbere nyifurije umwaka mushya pe njyewe murandu wa mbere nyine umwaka mushya nyine arajavuga ati ni urukundo ni urukundo wamagane ko nta turabyo ndoze tujyanye na rwose shamana yanjye umva nimutazajya munakunda n'abantu babungana cyangwa abantu mukorana muzajya bamufite ibibazo pe subundi urukundo rutwaye iki ikibi naba ruhimbira bibi iyo babijyanye mu byo kwangiza uko isi bayeho ariko isi urukundo tubayeho mu rukundo n'ubundi yego nese uragiye uyu mwaka ntiwarangiye mon frère ubu tugiye gutangira kumva indirimbo ngo bonane abamamaza rero nyine kutabahamagara ngo baze bamaze mu minsi mikuru tubahe na promotion hari umuntu utinya akavuga ngo giye kwa Gasarongo bango nahakandira ngo nahigondera nagira gute mu minsi mikuru twe dutanga promotion rwose baje baza bamamaze rero nahamagara kwizo 788 820 07888820 muze tubamamarize ibiciro twabikubise hasi oya nibyo ntakagira umuntu utinya company yego ngo ntabwo ngo damu ngutagaragara kuri televiziyo ngo wamutunguka he kandi mujya mwumva ko no mu publicité ijwi gere bari muri kora akazi kose ukagitsetsa pe c'est Sandrine ukagitsetsa karame ubundi waje kwisanga gute
mu bintu bya media nyine. Ubundi kuki nta radio show ujya ujyamo no kubera iki? Ibiganiro by'amaradiyo kuko ijwi ryawe n'ijwi rya radiyo ntabajya babikubwira. Harantu bigize kuma ako kazi ndaza kukakubwira nidusoza ikiganiro ariko nyine ntabwo byari gukunda. Yewe ntabwo ndibibare mu buryo bw'akazi. Buriya mutubona muri iyi mirimo habamo akazi, hashobora kubamo n'impano talent. Yego. Kandi akenshi na kenshi usanga uburyo abantu babikunda bisumbye umusaruro dukuramo. Nyine ukabikora ubikunze kuko binavuna cyane. Yego. Wese urabikunda kugira ngo tutarareba ku kazi ukunda radio. Ntabwo jewe nabikozemo. Ubwawe wumva ubikunda. Gusa abantu benshi bambwira ko nyine mfite ijwi ryohera radio. Ijwi ryawe ni rya radio nyine. Merci beaucoup. Niba utarubizi. Ubwo ni mumva ngo radio Gasare FM rero ntuzagire ngo. Kera kabaye. FM stereo. Radio ni ikindi kintu buri uragira ngo muri amashuti ya mukorana saa akomeye. Baba bakomeye nyine kandi nawe ugomba gukomera. Nese we wasigaye papa wanje. Ugomba gukomera. Dufite abashoramari mu maradiyo y'abadamu bakeya. Yego. Radio cyane cyane kuko ubwo nijye utabizi sinzi ko ari radio y'umudamu nzi wese televiziyo. Ariko urabizi by'ishoramari ntabwo wabimenya. Yego. Ashobora kuba hari ariko yari giye utabizi ariko ndabizi neza yuko iyo ukurikije n'amaraporo yo mu itangazamakuru ntago abagore ari benshi muri uyu mwuga. Buriya bahora babahamagara ngabo bande yande bitwa ngo ari bari bafojo bivuga ngo bande buriya mubona nyine wumva amajwi kanaka ariko ngo ni nkene ni bake cyane. Yego. Yes. Reka twikomereze tukubite tubangura bwara mashari kuri uyu munsi. Aho nabonye amakuru ko ngo izasarambwe mama 23 ngo yagabweho igitero nzibira ngo cyo hasi no mu kirere. Yego ngo na FRDC ngaho yashakaga twangiza cyangwa se bya birombe. Yego reka duhera aho ngaho. Aho duhera ni itangazo M23 asohoye ejo. Ariko ukurikije vocabulaire bakoresheje nuko ni ibitero bita kandi ibitero biri generalize. Ni ibitero biri generalize. Nanavuganaga na Colonel Wiringo ba muri iki gitondo twiza kuvugana. Ndumva ari ikiganiro dufitanye turi butambutse kuko ari cano yanjye yindi. Ariko nanone ibitero biri generalize biba byavuye kuri nzibira, byavuye kuri twangiza, byavuye kuri kibati, byavuye hose. Ushobora kuha mentioning aho ngaho nibyo. Ariko ibitero bijeneralize kuvuga ngo impande zose zatewe bari mu ntambara ku ruhande rwa M23 FRDC ntibihakana. Ibyo Sylvain Ekenge General uvugira FRDC avuga ko ngo ari ukwanga ko ngo umuntu agukubita ku itama ngo umuhe n'irindi. Mu by'ukuri M23 na leta bitana ba mwana kutangiza ibitero. Yego. Ninde utera undi nugira gute kugira ngo umwe yigaragaze nk'uri muri defensive arimo kwirinda ibitero by'undi. Wabona ibyo M23 ivuga imaze hafi ko amezi 2 ivuga ukabona ko leta irimo gushotora M23. Yego. Ariko rafuwa pasi nakubwiye ko na M23 nyuma yuko bagiye Doha yaguye ibirindiro mu gake. Hari ibirindiro nk'iyo nzibira uvuga yahinjiye nyuma yo kujya Doha. Mu gihe mbere yo kujya Doha yabanje kuva Walikare centre ngiranga isabwe cyangwa itegetswe kuhava ngijyaho bita Kibati ya Walikare. Yego. Ku birometero 100. Hano nshatse kuvuga ngo kirero kuva niyo rotre ya Walikare nk'ikimenyetso cyo kujya kuganira ibyo barimo hariya muri Doha bibayeho. Ntago bivuze ko nta ntambwe nimwe mu M23 yatera imbere nubwo zabe 5 sibyo. Ibyo nibe byo leta ivuga ko nayiba yashotowe nta wabimenya nibe mu M23 bikora nk'uburyo buri defensive kuko ushobora kujya gufata ahantu ariko ubona yuko ariho haturuka menace cyangwa se hawo rwaho uwo mu Rwanda. Yego. Icyo gihe ntabwo defense ivuga ngo wicara ahantu hamwe. Ushobora gukora movement yo kugira ngo uyiprotege kurushaho. Niba hari ikiraro wo guteranyuraho, niba arakavuga ko indege wagira ukagafata. Yego. Niba hari defense kurasiraho imbunda ziremereye cyangwa kandi gasozi kakuzonga wagafata. Kandi igihe nkayibonamo ko bitavuze ko waguye intambara ahubwo wagira ngo ube bien mieux protégé kurusha uko warumeze. Ibyo rero bizwi na M23 bizwi na leta naho kwandika ngo yanshoto imwe wese arabyandika. Sibyo kuko umva leta akireza bango ntago twakubita urushingo dutanga n'undi musaye. Yego. Ikiriho no ko barimo kurwana rero ku mpande zose cyangwa se ikiriho no kubona babyifuza bose. Babyifuza n'umusaruro w'amezi 9 ashize Goma ifashwe na Bukavu
amezi 9 mu bantu barwana ni menshi. Buriya n'amatraining no gutoza ingabo kenshi akenshi ubona ko minimum ikunze kuba ku mezi 9. Gutoza umusirikare ngo avuye ku musivile aba umusirikare wanyaye wo kurwana. Haraho bakoresha na 3 mu nyeshyamba bigakunda gutangira ukarwana. Haraho bakoresha 6, hari utundi tunamo kukongeramo. Ariko ku 9 babiya byakaze. N'amaguverinoma akoresha iyo tanya amezi 9 kuba kurutu bazavamo abasirikare. Rero kurwana si umubare w'abasirikare gusa, ariko effective y'abasirikare nayo bikenewe. Bishoboka ko ku mpande zombi bano bantu bamaze kwitegura gutreninga nyine, abinjiye ari bashya, abaho amakosa ari basanzwe. Amakosa ni ukuvuga ngo gusubiza imbaraga no kongera ubumenyi abasirikare. Urumva uwa warakoze komande y'imbunda cyangwa y'intwaro yabarazishipinze zaraje, kuko ari amata agenda mu nyanja nayo igihe kinini cyane. Kugira ngo agere niki afite ndakwereka ko hari impamvu nyinshi. Umwe yabamaze kwiruhutsa nka M23 mu mezi 2 ishize ipasingishije amadiviziyo y'abiringabo. Ukurikije umubare w'inyeshyamba, ukurikije imibare inyeshyamba zikunze gushingiraho zivuga zikora muri structure zazo, abasirikare mu 15 hafi na 6 wo nk'uko kunyeshyamba bara amadiviziyo y'abiri. Leta wavuga ko diviziyo ni gice, ariko kunyeshyamba bitewe nuko ntago ibenda kugira imibare y'abasirikare bangana, ikorera ku minimum. Buriya mu bintu by'intambara n'abasirikare 600 babita batayo, ariko n'abasirikare 1000 babita batayo. Leta rero yababarira ku 1000, ariko inyeshyamba no kuri 500 yakwita unit kandi bigakunda. No kuvuga ngo kugira ngo byumve neza, niba abasirikare 5,000 inyeshyamba zabita division, sibyo? Abasirikare mu 15 wabagira diviziyo 3. Kuko diviziyo y'abasirikare mu 10 muri leta ifite intwaro n'ibikoresho n'ibyo byose. Bo harabo guverinoma yabaramo division imwe, ariko inyeshyamba mu bukene bwazo zo zikabonamo diviziyo 2. Kuko diviziyo n'abasirikare hagati mu 10 n'abasirikare mu 5. Bambaye birashoboka. Ufashe 7 rero byabari abakomando bapasingishijwe na Makenga, ugafata abandi ngirango ibihumbi bigeze kuri 8. Urabona ingabo nyinshi cyane. So icyo navuga rero ni iki, nuko no ku ngabo bari komanga, kandi abajenero baraba ingabo na effective ya manipo imbere yabo. Ingabo zirarwana rega, ntabwo ari zo gukora amaterasi. Babumva barwana bakesurana, kuko ntabwo ndabira mu buryo bubiri babona bikenewe. Hako n'abasirikare kugira ngo ubazane mu bangana baricyo, nese wazanye ngo bakora imihanda cyangwa baje kwigisha muri primaire. Sabo kurwana se nabo kurwana, nta ushonje hagati mu 21 na leta. Bambose baratraininze, ibikoresho barabigwije. Ubona bose biyumvamo kurwana, na cyane ko ibintu barimo kuganiramo Doha ubona yemeze nk'ibitsindirano. Buri ugira ngo Amerika irakwega, Qatar igakwega abantu batabishaka. Iyo bano bashaka kuganira ku mpande zombi bamaze kugera kuri byinshi. Bamaze kugera kuri byinshi, leta nta bushake igaragaza, nta none amenye n'abandi mu 23 ibufite bwinshi buhagije. Ubwo rero bashaka kurwana, ngo barwanisha ingabo bamaze kugwiza, barwanisha ibikoresho bamaze kwibikaho. Leta ubona ko isigaye irata gatuza cyane. Urumva ifite amadrone, ifite buri kimwe cyose, imbunda baraguze. Gusa ntabwo nava kuri ino ngingo ntavuze ko imyisuganyirize y'ingabo ku mpande zombi, reka tuvuge ku ruhande rwa leta, kuko ni naho umuntu yanareba kwisuganya kwashoboka kuri leta kose. Ibimenyetso bikugaragaza nta gishya mbonamo cyatuma biza nka ingredient nshyashya igiye gukomeza urugamba kurusha uko rwahoze, kuko drone bazana n'ubwoko bwazo nizo bahoranye. Sukhoi barwanisha, bafite Sukhoi 25 barwanisha, ntibarazana Sukhoi 30 cyangwa 35. Ngo tuvuge ngo hajemo indi grade andi maraso mashya. Wenda kuri M23 wareba ibyo ntwaro uzaba ntabwo bimenya, bari abantu bagira ibanga rikomeye. Ngo tumenye ngo bungutsizi, ariko nko ku mubare w'ingabo urumva hari kigaragara, kuko ziranga barokerese ziteye ubwoba. Ni umubare munini ku nyeshyamba. Niba wibaza ngo M23 yafashe ngo mirwana itarunguka ziri mu 15, uribaza ngo yawufatanye izingana gute? Ziriya ziyongereho zafata hangana hate? Ubona rero kubigaragara n'amaso, ibindi n'amabanga yagisigaye tutazi. M23 yungutse byinshi muri aka gahenge kurusha leta, kuko leta nta kigaragaza yungutse.
leta ni ba Blackwater inundi ifite abo bari muri Argemira n'abacanshuro ku bandi yego baba Colombia bari yazanye donc abazalendo ni ba bandi ntabwo ndimo kubona ikintu leta yungutse ikintu leta yungutse cyo kora muri amezi 9 ashize yambuye Goma na Bukavu gikubwire yego nuko ishobora kuba yarungutse uwo ikeka ko ari umuterankunga mu ntambara ari umufatanya bikorwa ariko ushobora kuba yarayirumbiye kuko leta yikundwakaje iyegereza USA igihugu cya Amerika yego nkaho yifuza ko cyaza kiri mu ruhande rwabo kigakubita abo barwana sibyo yego bo leta ya Kinshasa ntiyari banye neza n'u Rwanda iza kwisanga Amerika ifata u Rwanda nk'umufatanya bikorwa mu bibera mu karere no muri Kongo yego nibwo hakorwaga amasezerano ya Washington yo ku itariki 27 z'ukwa gatandatu no mwaka ubu amaze amezi 4 n'iminsi 3 yego igeze kuri M23 nibyo nari nkubwira kera byukuri ntago M23 nubwo irwana na leta ntabwo esprit na philosophie za M23 ari anti american umuntu utakurwanya rero utari anti wawe ntabwo uza ngo mushireho igitutu ngura Amerika yego kuko uzi neza kuko uko Kisekedi yagutereta idosiye niko na M23 ejo mwayidiringa urumva yego so nkabona ko rero leta ya Kinshasa yari igiye kungukira cyane mu kuntu ikwega kweza Amerika kuri diri y'amabuye ariko kuntu yaje kurangara gato cyangwa Amerika kuntu yaje kuba abahanga abanyamerika nta gupfa kubashuka kuko ubona nka leta ya Kinshasa rero kirisa Amerika ati mu bankubitire mutwara ibyo mutwara babonaga ko iriya projet ya Robito Kurwezi idahagije bakumva rwose mbega Amerika yazana imizinga hari muri za periode zo ngo bafatire ibihano Rwanda bagire gute ibintu nk'ibyo en fait ubona ko nibyo Kongo yigira ntago irashira iracyari optimistic kuki Amerika yakora kuri adversaire wa Kongo nkanakeka ko kuba bakomeje kurasa n'amadrone bakarasa n'amasukoyi wenda bashaka ko M23 ikora ikosa ngo ibonerwe impamvu bayica intege bayikorera ibyamfurambi bashingiye ku mpamvu ziturutse ku bushotoranyi irimo gukorerwa badaturutse ku mpamvu M23 isanzwe izwimo nayo ikaga kurwana umuhenerezo kugira ngo idatanga urwaho rw'abayikoresha penalty ngo yishore mu ntambara zifata Uvira yishore mu ntambara zifata Kisangani zifata Kindu kuko yabishobora maze wenda izasabwe gusubira inyuma nk'ibyo yajya gikorerwa izabatizwe rya zina Kongo yayihaye ry'abantu bibihararumba batumva sibyo yego en fait sinzi neza niba M23 uburyo kirimo gushotorwa atari akagambane yakorewe n'abanyamerika n'abanyakatari kugira ngo ihubuke mu gufata imyanzuro nk'ibyo twabonye muri yatangazo so ni nayo mpamvu ubona amatangazo yagiye yisukiranya ari menshi amaze kugera nko kuri 7 cyangwa 8 arimo turaje tubakosore turaje turakubitiraho ku masoko kuri source turaje ariko uretse ko ibitero bya drone bikunze kwibasira inyeshyamba za M23 ariko ntabwo yigeze ishaka kwa advancinga ngo ifate imyanzuro iri proportionnel n'ibyo leta yikorera disproportion iracyarimo jusqu'à présent so ubwo rero icyo mbona nicyo ngicyo ingredient cyangwa igishya leta yungutse muri amezi 9 nuko yungutse umufatanya yatekerezaga nk'umupartenaire w'umunyamerika ariko ntaze ahondagura M23 cyangwa azakimbirana n'u Rwanda M23 ikaba yarungutse ama effectif nk'abasirikare yatweretse nubwo na leta tutazi ngo yarokiretse abangana iki ariko ibyo abantu nguka ni byinshi buriya n'amafaranga bamo bose baracuruje urumva kandi iyo umuntu akennye abakennye bose baracuruje simbizi mu gahenge abarwana bunguka byinshi simbona icyo bahombye ku mpande zombi ko ari cyo kinini kurusha icyo bungutse ariko Amerika iramutse hari akantu yongoreranya na Tshisekedi ati muhumure sha tuzakora cyangwa kariya kuri zanye shyamba Tshisekedi aracyakariho kandi igihe impamvu ngakeka ko kantu ubona ko leta isenya ibiraro ikarasa kunyeshyamba ikica abaturage ariko nta international community ikondana yego mbega ubona ko Kongo n'ubutegetsi bw'Kinshasa bafite umutogoto w'inkono bicayeho wakantu bongorewe n'abanyamerika ariko Amerika wenda baryaryamo cyangwa ibabwira ngo nimukomeze mu barasagure bazahubuka bafata ahandi tubahereho natwe tubafatira imyanzuro yaba ari imyanzuro kubafatira ibintu mpuzamahanga wenda Amerika ishobora kutagenda gahoro mu kwiko mu Rwanda kuko u Rwanda ni igihugu kigenga ariko kunyeshyamba burya bakanda butoda bagatangira kubahigisha uruhindu
simbizi rero simbizi ikintu kizavamo muri ibi bintu. Niba M23 izavuga ikaba mbaya turi iwacu n'ubundi ibyo turimo nta rukundo rundi rurimo. Niba leta yakishiza aribwo yahisemo kurangiza M23 irangishije kwikandisha inzugi z'abanyamerika n'abakatari, kuko ntago mbona impamvu Katari iramuhuza, yamara ko muhuza ikaba irimo gusina amasezerano y'urutavaho y'amabiliyoni y'amadolari na leta ya Kinshasa. Ese ntago rimwe gutanya ngo bibe kabiri. M23 yo iyo ubone iyo approachment y'amareta, abanyamerika batangije ubucuruzi rwose, platform z'ubucuruzi mbega bo binjiye muri ntibatinda deal zingiza z'amabuye y'agaciro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yungukira hehe niba bayihuza n'abayabihagarariye bihorera muri deal na leta ya Kongo Kinshasa, bakayicaza gusa nk'abarimo kuyizerereza kugira ngo bayicunda yikoba gusa iduha muri Qatar. Birayisaba gutekereza kure, ikababwira ko ifite yahagufasha imbunda, ifite ikishaka kandi itarimo kukibona, ibaze kugira ngo leta imbohe 1400 n'ubura na 700 zibikwime. Urumva? Yego. Bashobora kuba ari bwo buryo bahisemo gutera ikinyemo M23 ngo kigende cyifata ibice bice. Cyifata amaguru, cyifata akaboko, izisanga iri mu kinya cyo kwanga ngo kwigaragaza nabi ku muryango mpuzamahanga, ariko leta irimo igeninga urubuga. Yego. Ntawe ubizi. Katubirebe. Yego. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.